Gisoro barara bariyemeje kujya bongeraho akarange k'ibimyira n'amarira kandi baririmba indirimbo yayitangiye kwita inda ya mbere y'umwana wa mbere atarayibyara cyagitanda nubwo ari Double Bed Mazongoto umugore arara ameze nk'umubare wa 4 umugabo ameze nk'umubare wa 7 ari ku kibaho undi arabyigana n'igisika ngo kigireyo kandi igitanda kijyamwaho abantu 6 nkanje ariko 2 ntibagikwirwamo kuko bararushye bararemerewe icyazanye Yesu y'umugoroba nukugira ngo akuruhure yongera guha amahoro wongera usinzire we kurarurira abandi barara biseguye amarira rebayo aho uryamaho uherera hariya rebayo buri joro ibiberayo rebayo nshuti yanjye urarushye umugabo agakurura ibiringiti n'amashuka akabikura ku umugore akabikura ku mugabo akongera akabikura ku umugore akongera akabikura ku mugabo bakarara muri video show Satani yamara kubyitegereza agakurura ibishuka biri ku mugore agakurura ibyo ku mugabo akajya hagati y'abakiyoroza abandi bakarara bashishiza bambaye ukuri bavukanye umugore araririmba yandirimbo ururugo bambwiye ko nazarugumamo ndabyanga none ntangiye kubibona icyamiyinda nkayibyara nkaruvamo agasiga akarange k'imyira n'amagiraki n'amarira ku gikuta kandi n'ubundi masenge yarambwiye ndabyanga ngo uyu muryango ntabwo ushobotse ndabyanga icyamiyinda nkayibyara nkazataha iwacu agasiga akaririmba iyo ndirimbo indi kageza amezi 9 kavuka akana katangira kukaririmbira kageza amezi 3 akana yakabyigira ku gisika akana kanyigira nk'ak'imbeba akira wowe uranyonka imitsi cyangwa ugacuka nkata agasiga umugabo yarambirana agahindura inkokora mva inyuma warukunguzi we jya gukungurira abiwanyu mva inyuma warukunguzi we umugore akarara muri ibyo umugabo akarara muri ibyo bwamara gucya bakiyumanganya wahura nabo hanze utabantu bazima bahehese burya no kubona abantu bagenda ukagira ngo ibyabo byarakemutse nyamara ishoboye kumenya ibyabo usanga ibibazo bibarenze nubwo wababona bagenda batebeje abandi bagahitamo kuregeza abandi bakambara amapoketi burya stress bayabamaze bamwe babura uko bagira bagatuza bakanga kwisebya no gusebya babo nyamara intimbi batsika imitima iyo bibarenze bariyahura abagabo n'abagore ntibakivuga rumwe bugingo nyinshi zirara zigurumana bwamara gucya bakiyumanganya bakabirengaho bakambara maze bakagenda wababona barimo bagenda batembera uti bariya abantu ibyabo byarakemutse nyamara iyo bageze iwabo mu rugo baratangira bagashihagurana ibyumba mu nzu ubwo bakabigabana umwe akagiriye undi akagiriya bwaca mu gitondo ugasanga intumbi yagaramye bwaca mu gitondo ugasanga intumbi yagaramye hari umuti w'ibibazo nk'ibi umbe hari umuti w'ibibazo nk'ibi umbe nimwakira Yesu mu miryango ibibazo nk'ibyo bizashira niho cyabo gufi mugasenga ibibazo nk'ibyo bizagenda uyamashirese Yesu cyamuzanye no gukuraho ibibazo akakuruhura yewe urushe umugabo yabyuka mu gitondo akagenda yiruka no kwa kururukuka n'uwakiriye yagerayo Satani rero yamenye ubwenge afata ibintu n'abatangira kubatiza kwa ruko abarevurana none Satani nawe asigaye abatiza yafashe icupa imwe y'inzoga yitwa biya ayibatiza Chairman afata indi agashashi akavera akabatiza Chief
ndabizi ibyo ntabwo bibayo hano muri Gikuyu. Ntabwo ndavuga iby'iwacu. Umugabo akazinduka kare no kwakurira ukuka kwibara ati ka chairman kariyo. Ubwo chairman ni icupa ya bi. Akamuhereza chairman yagotomeraho gato ati ka chifu nakaraye. Akamuhereza agashashi ka chifu akagasuka muri chairman akasama agasuka mu ntebe imwe yo munda. Bagera munda bami babira abayobozi urumva ni chairman na parish chief. Chairman agatangira kubaza parish chief wagiye kuva kumuruka utamenyesheje ngo mbwira abaturage wagendereye iki ati maze umenye